akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Twongeye kuguha ikaze nshuti mukundwa wahisemo gukurikirana YouTube channel ivugurura n'ubugorozi. Reka rero babwire ko tugiye gusangira insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 7. Ndi mwene so Hakizimana Beno. Reka dusenge. Turagushimye mubyeyi wacu kuko ntacyo waduhishe, duhe gusobanukirwa n'ibyo wavuze mu marenga, duhe kubihuza n'igihe turimo, kandi uzaduhe kurokoka ibibi byose umwanzi yateze mu nzira. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Ubuhanuzi bwo muri Daniyeli igice cya 7 ni ubuhanuzi bufitanye isano no muri Daniyeli igice cya 2. Hose havugwa iby'ubwami bune bukomeye bwagombaga kuba ku isi guhera ku bwariho mu gihe cya Daniyeli kuzageza Yesu agarutse. Gira umwete wo kubyumva kandi ukurikirane, wafata Bibiliya yawe, ushobora no kwita ku byanditswe ndetse byaba ngombwa ukaba wabaza ugasobanuza aho utumva. Muri Daniyeli igice cya 7 Daniyeli yeretswe inyamaswa enye ziva mu nyanja zidasangiye ubwoko. Izo nyamaswa nini zigereranya ubwami bune. Imiyaga 4 ni intambara zo kwimika ubwo bwami. Inyanja zavagamo ishushanya abantu benshi cyangwa hatuwe na benshi, cyane cyane ko izo ngoma zose zagiye zituruka ahatuwe koko. Mu isi yari ituwe cyane Aziya n'Uburayi niho hahereye izo ngoma. Reka rero dusome mu gitabo cya Daniyeli 7 twibanze ku gice ku murongo wa mbere kugera ku wa 8, noneho turaza gusobanuza 15 kugeza 28. Ariko tugiye gusoma igice cya murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi. Ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomera inyama nyinshi. 6. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4 ihabwa ubutware. 7. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ubyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Imbere yaryo hakurwa amahembe 3, mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Inyamaswa ya mbere yari intare, iya kabiri yari idubu, iya gatatu yari ingwe, iya kane iteye ubwoba.
kuri iyi iteye ubwoba hariho agahembe. Aka gahembe gafite akanwa nk'ak'umuntu, gafite amaso nk'ay'umuntu, gafite akanwa kavuga ibikomeye, kandi ubwo ni ukuvuga ngo iyi ya kane yari ifite amahembe 10. Muri ayo mahembe 10 hameraho agahembe. Aka gahembe gafite amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo aho niho tugomba gusobanukirwa cyane, kuko ugiye muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 19, Daniyeli yahereye ko yifuza kumenya amashirakinyoma y'inyamaswa ya kane, cyane cyane iby'agahembe kavugaga ibikomeye kakagira amaso nk'ay'umuntu. Ubwo rero nawe ukwiriye gushishikarira kubisobanukirwa. Reka tujye mu busobanuro dukoresheje inyandiko. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 17 haragira hati, izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami 4 bazaduka ku isi. Ni 4 empire universelle. Ni ingoma 4 zagombaga kwigarurira isi yose. Ntago ari umuntu gusa, ahubwo ni ingoma. Ni abami 4 bazaduka ku isi. Ingoma ya mbere yagereranyijwe n'intare. Inyamaswa ya mbere yari intare, ifite amababa 2 nk'ay'ikizu. Intare ifite amababa 2 nk'ay'ikizu. Ikindi, ayo mababa ngo yaje gushikuzwa, isigara ihagaze yemye nk'umuntu, ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ubu ni ubwami bw'i Babuloni bwari bufite amababa 2 nk'ay'ikizu. Ni ubwihute mu gutsinda. Gushikuzwa kw'ayo mababa bigaragaza intege nke mu musozo wabo, ndetse kugira umutima nk'uw'umuntu. Murumva ko umutima w'umuntu ugereranyije n'uw'inyamaswa, uw'umuntu ni umunyantege nke. Ibyo byasohoye muri Yeremiya 51 umurongo wa 30, haragira hati, intwari z'i Babuloni zatinye kurwana, zihamira mu bihome byazo, intege zazo zaracitse zihindutse nk'iz'abagore, ubuturo bwaho buratwitswe, imyugariro yaho iravunaguritse. Uzajye mu mateka muri Daniyeli igice cya 5 batsinzwe batarwanye. Ubwo rero intambara yabo ntabwo yari ifite imbaraga mu gutsindwa, niko byari byarahanuwe. Daniyeli bitaraba, Daniyeli yari yabivuze, kuko yari mu ngoma ya Berushaza yerekwa ibi, kandi Berushaza niwe mwami wa nyuma wa Babuloni. Ubwo rero nyuma y'iyo ngoma haza indi nyamaswa ya kabiri igereranywa n'idubu. Ariko wibuke ko ubwo bwami bw'i Babuloni bwashatse gusengwa burema igishushanyo. Noneho mu nyamaswa ya kabiri y'idubu, Daniyeli 7 umurongo wa 5, idubu ni inyamaswa ikunda amaraso kandi igira akara cyane yishotowe. Ubwami bwa Medi n'Abaperesi bwari bufite ibihano birimo kwica. Ibyo uzabibona muri Daniyeli 6 uko bagenje babandi bari bagambaniye Daniyeli. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 5 hatwereka ko iyo dubu yari yegutse uruhande rumwe. Iyi dubu ariyo nyamaswa ya kabiri yari yegutse uruhande rumwe. Ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Abaperesi barushaga imbaraga Abamedi. Ubwami bwa gatatu ni bwagereranyijwe n'ingwe. Ni ubwami bw'Abagiriki bwari buyobowe n'uwitwa Alexandre le Grand, wayoboye isi guhera muri 331 mbere ya Kristo kugeza muri 323 agapfa. Ubwo bwami bwaje gukomeza bugeza muri 168, ariko hayoboye abandi batware 4 aribo bagiranyijwe n'imitwe 4. Niyo mpamvu bivuzwe ngo iyo ngwe yari ifite imitwe 4. Ariko ubwihute bw'ingwe, ubucakura bwayo, nibwo buhanga bw'Abagiriki, ndetse n'ubwihute bw'ingabo za Alexandre mu kwigarurira isi, kuko ntibyamutwaye imyaka irenze 8 kuba yigaruriye isi nzima. Yari afite ingabo nke zitarenze 47,000, mu gihe Abamedi n'Abaperesi yanesheje bari bafite ingabo zikabakaba muri miliyoni.
ariko arabanesha yigarurira isi mu gihe gito akoresheje ingabo ze bari barise izina Rezimoruteri, abadapfa. Bari bake ariko bakiganzura isi kuko ntibapfuye cyane nk'abo bahirikaga. Uko niko ubuhanuzi bwo muri Daniyeli bwagendaga busohora. Inyamaswa ya kane. Inyamaswa ya kane, nyuma y'ingwe tubona inyamaswa iteye ubwoba. Iyi nyamaswa iteye ubwoba igereranya ingoma ya Roma ya gipagani. Roma ya gipagani, ubwo ni Daniyeli 7:7. Ni inyamaboko, ifite imikaka minini y'ibyuma, ntiyasaga n'izindi, ngo yari ifite itandukaniro n'izindi, ngo kandi yari ifite amahembe 10. Amahembe 10 ku mutwe wayo arerekana bya bihugu 10 bigereranywa n'amani 10 muri Daniyeli 2. Noneho ibyo bihugu 10 bikaba ari byo ibi bikurikira: Ubudage, Ubusuwisi, Portugal, Ubufaransa, Ubusuwisi, Ubwongereza, Espanye, Ubutaliyani, Abaheruri, Abavandari n'Abaostrogoti. Ibyo bihugu 10 nibyo bigereranywa n'amahembe 10 y'inyamaswa ya kane. Noneho rero aya mahembe 10 atatu yagombaga kurandurwa. Aya atatu yaranduwe ni ibihugu bitahuje n'umwami wari ugiye kwima, ari byo Abaheruri, Abavandari n'Abaostrogoti. Uwo mwami ahinduka irindi rya 8 kuko yari 10, haje irindi rya 11, Onzieme Korune. Iryo rya 11 riranduye 3, ubwo hasigaye 8. Iryo hembe ryikujije rikagira amaso nk'ay'umuntu, rikagira akanwa kavuga ibikomeye, ngo rikagera ubwo rikora ibyo dusoma muri Daniyeli 7:25. Ryasobanuwe nk'ibi bimenyetso. Reka unkurikirane kugira ngo wumve ubusobanuro Daniyeli yahawe amaze kubaza. Ubwo ingoma ya Roma ya gipagani ntiyarengeje mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo, nyuma ya Kristo. Roma mpagani yahereye mu 168 igera muri 476 nyuma ya Kristo. Ariko 168 ni mbere ya Kristo, 476 ni nyuma ya Kristo. Noneho Daniyeli 7:25 haragira hati: niwe uzavuga ibyo kugomera. Reka mpere kwa 24. Kandi ayo mahembe 10, muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazabasa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ibi bimenyetso 7 ngiye kubisoma ntondeka, nawe urebe uwo byagwaho wese niwe ugereranywa n'aka gahembe kagombaga gukora ibyo kugomera isumba byose. Icya mbere ni ugukomoka ku nyamaswa ya kane, ubwo gukomoka ku Baroma. Icya kabiri ni ukudasa n'abandi bami. Icya gatatu ni ukunesha abami 3. Icya kane ni ukuvuga ibyo kugomera isumba byose. Icya gatanu ni ukurenganya abera. Icya gatandatu ni uguhindura ibihe, kugerageza guhindura ibihe n'amategeko. Icya karindwi ni ugutegeka igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Mu ncamake, ibi bintu 7 byose biragenda bikagusha ku bwami bw'ubupapa, ari bwo bwitwa Roma nkirisitu. Kuva muri 538 bwatangiye gutegeka isi bubihawe na Roma ya gipagani, butegekera i Burayi kuko ni bumwe mu nyamaswa yavuye mu nyanja.
ubwo ni ukuvuga ngo ni ahatuwe na benshi. Gukomoka kuri Roma ni ikimenyetso cya mbere, kandi ku kurimbuka kwa Roma ya gipagani niho havuye ubwami bw'idini bwagereranyijwe n'idini ry'i Roma. Icya kabiri ni ukudasa n'abandi. Mu gihe abandi bami bari abanyapolitike, uyu we yari umunyedini. Urwa kabiri rwa Tesalonike igice cya kabiri guhera ku murongo wa 3 haravuga ngo azicara mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Icya gatatu, azanesha abami batatu. Hari ibihugu bitatu, Abaheruri, Abavandari n'Abaostrogoti, batashoboye guhuza n'amatwara mashya y'iby'idini yari agiye kwivanga mu bya politike. Abo ngabo banyazwe ubushobozi muri bya bihugu. Icya kane, kuvuga ibyo kugomera isumba byose ni imvugo zo kwigereranya n'Imana. Matayo 23 umurongo wa 9, Yesu ati ntimukitwe data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Ubwo izina papa ntabwo ryemewe na Bibiliya. Amazina menshi yo kwiyitirira nk'uw'Imana, nyir'ubutungane, umuhuza w'abantu n'Imana, kuvuga ibyo kugomera isumba byose ni ukwigereranya n'Imana. Imvugo zo kwigereranya n'Imana rero arizo byitwa blasphemia, ni ibisa no gutuka Imana, babyise amazina yo gutuka Imana. Ibyo nibyo bivuzwe ngo ni ibyo kugomera isumba byose. Icya gatanu ni ukurenganya abera. Abataremeye iyi myemerere mishya bararenganyijwe guhera muri 538 kugeza ahagana mu 1798. Icya gatandatu ni ukugerageza guhindura ibihe n'amategeko. Hari ibihe byahinduwe, aho kalendari yahinduwe, aho iminsi igera mu 11 yahinduwe n'umupapa witwa Gregory ahagana mu 1480. Noneho ibyo byose ni ibimenyetso by'uko habayeho guhindura ibihe. Ariko hari n'amategeko yahinduwe n'abiri. Ni itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Ubwo ni mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 3 n'uwa 4, umurongo wa 4 niho havuga kutiremera ibishushanyo, kutabibaza, kutabyikubita imbere, kutabikorera. Iryo tegeko ryakuweho muri gatigisimu ntiryigishwa. Noneho itegeko rya 4 rivuga ngo yuko kweza umunsi w'isabato. Ubwo kubera gukuramo irya kabiri muri gatigisimu rya 3 baravuga ngo urajya utunganya umunsi wa Mungu. Bakabaza ngo umunsi wa Mungu ni uwuhe? Kera umunsi wa Mungu wari isabato. Kiliziya Gatolika yishyiriraho icyumweru. Icyumweru kikaba cyarashyizweho n'umupapa witwa Silvestre, ari nayo wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa, afatanyije n'umwami Constantino tariki 7 ukwezi kwa 3 muri 321. Amategeko yagerageje guhindurwa, isabato isimbuzwa icyumweru. Ikimenyetso giheruka cya 7 ni ugutwara igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Mu mvugo ngereranyo ni imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice, umwaka uhaye iminsi 360, kuko ukwezi ni iminsi 30 muri Bibiliya, wasanga ari imyaka iminsi 1260. Maze Bibiliya ikatubwira ko umunsi umwe ungana n'umwaka, Ezekiyeli 4:6, ugasanga ari imyaka 1260. Ubupapa bwari bufite ijambo ritavuguruzwa kuva muri 538 ubwo bahabwaga gutegeka idini na leta, kugeza mu 1798 ubwo General Berthier yoherejwe na Napoleon umwami w'Ubufaransa yageze i Roma, agafata Papa Piyo wa 6 akajya kumufungira i Valence akagera ubwapfa. Ubwo ni ukuvuga ngo 1798 ubutware bwari butakaye, nubwo hari igihe bwagombaga kongera gusubirana. Rero muri make
ngubu ubusobanuro bwa Daniyeli igice cya 7. Nyuma yaho hakurikiraho urubanza ndetse n'ubwami bwa Yesu. Ntabwo bizahora uko, ahubwo Yesu azagaruka arimbura abatubaha Imana kandi asenye no kwigomeka kose abera b'Imana bahabwa ubwami. Imana rero iduhe kwizera ukuri kwayo n'ijambo ryayo, iduhe gukurikiza amategeko yayo, tuzabe mu bwami butazashira mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.